ibintu bimubamo akabura uko abigenza, biriya ni ibintu bitajya bivugwa, ni ibintu adashobora kuganiriza umuntu, adashobora kubwira umuntu uwo ari we wese. Igihe kikagera byamaze kumubamo byinshi, abona nta kwihangana afite, abona nta kundi kuntu yabigenza, ukumva umuntu yafashe umwanzuro wo kwiyahura. Watuhoza amakuru neza ugasanga hari ibitari bimeze neza mu buriri, ariko ibyo ntabwo tubishima kuko ntabwo ari byiza, ntabwo ari umwanzuro mwiza. Ariko ubwo twe dushatse kuvuga ko n'ubundi icyo cyo kubura imbaraga mu buriri cyangwa se kunanirwa gukora igikorwa cy'abashakanye gikomeye cyane kugeza ku rwego umuntu ashobora kwiyahura cyangwa se kubura ubuzima kubera ino mpamvu. Urumva ko ari ikintu kitoroshye. Ariko nimba izo keya zitamurimo akaba adafite umushake, anajye kwa muganga amuvure akire ubwo bushake buze. Wa mugabo nawe nimba afite icyo kibazo nyine cyo kurangiza vuba akarangiza kandi umugore agifite ubushake, uyu akaba afite umuti yaguha ubwo bushake bukaza, nagende yijya kwirwa ngo arirwa mu butayu. Se nimba usenze imyaka 5 ubwo bushake butaza ukabekera abadayimoni, buri mudayimoni agira ikimwica. Nimba hari umuti uri bwica uwo mudayimoni, genda uwunywe. Waba ufite ikibazo mu gutera akabariro, urangiza vuba, warabaswe no kwikinisha, umugore akaba yarakwinubye, waba se uri umugore ariko inshingano zo mu gitanda zikaba zarakunaniye, uribwa umugongo cyane, nta mavangingo ndetse nta n'ububobere ufite, Shangazi Dativa wamamaye ku isi hose, ubu nawe wamubona byoroshye. Yewe namwe mufitanye ibibazo mu ngo, yababera umujyanama mwiza cyane. Abakobwa n'abadamu namwe mutagiye mu rubohero, namwe ibyo abibafashamo mu kanya nk'ako guhumbya. Umuhanga muze akora, abamumenye baramwirahira. Wamwandikira kuri WhatsApp ukabanza karongo ko guteranya 250 783 441 825. Aho waba uri hose ku isi aragufasha ndetse imiti ikakugeraho ku giciro nk'icy'umuneke. Shangazi Dativa, igisubizo kuri twese. Reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza. Ni muri mu bice bitandukanye, abari mu gihugu imbere n'abari hanze y'igihugu, mwese muhawe ikaze kuri Masenge TV. Nge muri kumwe ni Pacifique Iradukunda, imbere yacu mukabona Shangazi wacu, Shangazi w'Abanyarwanda, Shangazi wa sosiyete y'isi muri rusange, kuko adufatiye runini cyane cyane ubuzima gatozi bw'umuryango. Hari itafari ashyiraho cyangwa se hari rimwe mu ibuye ry'umusingi ashyiraho kugira ngo umuryango wacu w'umuryango muzima mwiza cyane kandi Imana ireba ikawunezererwa. Burya urugo rwiza ruba rurimo Imana. Shangazi asoza abakunzi baragukumbuye. Ndabashobuje cyane bakunzi banjye, bakunzi bacu, bakunzi ba Masenge TV, turabashimiye kandi tubahaye ikaze mu iki kiganiro. Ngira ngo tumaze iminsi itari myinshi cyane tutabonana kubera impamvu zitandukanye z'akazi, ariko turi kumwe, turabakunda, turabazirikana. Reka rero mbasuhuze kandi mbahaye ikaze mu iki kiganiro, mwiyumve mikaze. Imana ibahe umugisha. Amen. Yakoze cyane kudusabira umugisha. Nako kaba gakenewe. Umugisha se ugira ngo abungane umugisha ni mwiza kandi ni ngombwa. Amen. Yego, ntabwo ndi bujye kure, ndashaka gukubita ndasa ku ntego kugira ngo tubashe gucunguza uburyo mwete. Yego. Hari ikintu dukunze kumva, ikibazo cy'ingutu gikomeye cyane. Bijya bishoboka ko umuntu yakiyahura biturutse ko mu buriri bitagenda neza? Ko mbyumva cyane abantu bakunda kubimbaza ngo uzatubwire Shangazi nimba hari amakuru yaba bifiteho n'ubumenyi kuri ibyo bintu. Iyo babivuze ubwo bahumva nyine ari ibintu bidashoboka bitabaho. Abantu benshi bashobora kumva umuntu yiyahuye kubera ikibazo cyo mu rakabasi, gute umuntu ashobora gufata umwanzuro wo kwiyahura. Nubwo ari ikintu kigayitse ariko bibaho cyane. Bibaho. Ni ibintu bimubamo akabura uko abigenza, biriya ni ibintu bitajya bivugwa, ni ibintu adashobora kuganiriza umuntu, adashobora kubwira umuntu uwo ari we wese. Igihe kikagera byamaze kumubamo byinshi, abona nta kwihangana afite, abona nta kundi kuntu yabigenza, ukumva umuntu yafashe umwanzuro wo kwiyahura. Watuhoza amakuru neza ugasanga hari ibitari bimeze neza mu buriri, ariko ibyo ntabwo tubishima kuko ntabwo ari byiza, ntabwo ari umwanzuro mwiza. Ariko ubwo twe dushatse kuvuga ko n'ubundi icyo cyo kubura
imbaraga mu buriri cyangwa se kunanirwa gukora igikorwa cy'abashakanye gikomeye cyane kugeza ku rwego umuntu ashobora kwiyahura cyangwa se kubura ubuzima kubera ino mpamvu. Urumva ko ari ikintu kitoroshye. none se ibintu ko numva byaba bitoroshye. Ntabwo byoroshye. Haba hari umuntu waba warigeze kuza afite icyo kibazo ukaba wanamufasha mu myumvire, kuba wamucororotsa umutima ngo umwumvishe ko ari indwara nk'izindi, ku buryo we yari ku rwego rwo kwiyahura ariko akagira amahirwe agahura nawe mbere y'uko agera kuri uwo mwanzuro? Ntabwo ari umwe, nakira abantu benshi, wenda nubwo atakwerurira ngo akubwire ngo ngiye kwiyahura, ariko iyo akuganirije ukumva ibiganiro bye uba wumva biganisha aho hantu. Nakira abantu benshi cyane rero usanga umugabo rwose yarihebye ku rwego rukomeye, avuga ati nta jambo gifite, nta kintu nkimaze ku isi, ntacyo maze, yaba ari umuryango wanjye ntacyo mumariye, umugore wanjye ntacyo mumariye, akagera kuri rwa rwego aza hano ageze ku rwego rwo kwiheba, ubona ko gatoya gusa yawe yakwiyahura. Kuko araza avuga ati njyewe mfite imitungo, mfite ibintu, mfite abantu, mfite umugore mwiza, mfite abana, nta kintu na kimwe mbuze, ariko ndimo ndabura ikintu kimwe, nta jambo mfite, umugore wanjye nta kintu mumariye. Hariho n'abagore noneho batihangana akamukorera ikintu kibi cyane akajya amuca inyuma. Arigeze kuvuga ati njyewe umugore azana abagabo mu rugo, naza agasanga hari abo bari kumwe, urumva aba yaramufashe nk'umuntu utagifite icyo amaze mu rugo. Rero iyo bigeze gutyo ni benshi ugenda wumva biyahura kubw'izo mpamvu. Nibyo bibaho cyane, ndetse kubera ko aba yabuze imbaraga zo kwihangana, akavuga ati n'ubundi ntacyo maze, mbese akumva ubuzima arabwanze. Bibaho cyane. Ese nakomeje kumva wibanda ku bagabo cyane, si abagabo nibo bagira icyo kibazo gusa cyangwa n'abagore? Impamvu wenda twibanze ko ntabwo tubibandaho, kuko n'abagore nabo twari kubavuga, kuko ntabwo ari abagabo gusa biyahura, nubwo wenda aribo dukunda kuvugaho cyane, n'abagore nabo bagira ibyo bibazo byo kuba cyokora abagore wenda bo bajya bihangana akavuga ati ko byagenda kose nyine narabyakiriye, wenda akagira nayo masoni akavuga ati se nabigenza gute n'iki, nabibwira nde, akihangana akavuga ati reka nubake urugo rwanjye, ne guta abana banjye, ne kugira gute. Ariko nabo uba usanga bafite umubabaro ukomeye cyane urenze, kubera ko niba akeneye umugabo ntamubona, umugabo yagize ikibazo cyo kuba atabasha kugira icyo akora mu buriri, nta kintu ashoboye, yaje amushaka agira ngo bubake urugo, babane, bakore ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ariko kuri iyi nshuro akaba abona nta kintu umugabo amumarira. Aba bagore rero uba usanga azana arira akavuga ati nzabigenze nte, nzakora iki shangazi, ko mbona urugo runaniye, ko mbona ngiye kugenda, ko mbona, mbese ukabona yarihebye ku rwego rukomeye. Nkamwihanganisha, ukabona habayeho kwihangana no kumuganiriza, wenda iyo bibaye byiza akanyemerera, umugabo we akanyemerera, bakaza tukabafasha, kuko erega hari igihe n'umuntu aba yumva kubera ko kutaganira, kutafata umwanya wo kuganira ngo wumve ko ibintu bishoboka, bishobora gukira, akaba yarafashe imiti, akaba yaragiye hirya no hino, akaba yarazengurutse ahantu henshi hatandukanye, ntabwo atagize, akaba ati aho bigeze reka nicare, cyangwa se benshi ugasanga bafashe uwo mwanzuro wo kwiyahura. Iyo rero yemeye akaza akamuganiriza, bakazana, biba ari byiza cyane, kuko mbaganiriza bose bari kumwe kandi ugasanga havuyemo umwanzuro mwiza. Ikintu rero kiba gitera ibi bintu, uba usanga ahanini abantu bashyira ibintu imbere, agashyira imitungo imbere, agashyira akazi k'imbere, ntagire umwanya uhagije wo kuganira n'uwo bashakanye. Umugore afite ikibazo, umugabo afite ikibazo, ntibashobora kwicara ngo baganire ku kibazo bafite mu buriri cyangwa se ku bitagenda neza. Niba uri umugabo ukaba umugore, ukaba wowe mugore ukaba ubona umugabo wawe afite ikibazo, ntufashe umwanya ngo umuganirize. Niba uri umugabo ukabona umugore afite ikibazo cyo kuba wenda hari bitameze neza muri we, ntabwo umuganirije, ahubwo ufashe umwanzuro wo kuba wamuca inyuma, cyangwa se wafata umwanzuro utari mwiza harimo n'uwo kwiyahura. Ntabwo ari byiza. Kuganira ni ngombwa cyane ku bashakanye kuri iki gikorwa, ni ngombwa kukiganiraho. Hari benshi batajya rwose babibonera umwanya, kumva ibye ni akazi, ni iki, arakora ibintu imirimo isanzwe, ariko iki gikorwa ntibagihe umwanya, kandi nicyo cya mbere kigomba guhabwa umwanya, haba mu biganiro ndetse no mu bikorwa. Aha tukiri aho ngaho bakomeje kuvuga nti kuba bagiye umwanya,
ese utanga icyizere kingana iki cyerekana ko ibyo bintu ku muntu waba ufite icyo kibazo bishoboka ko hari amahirwe runaka ku kigero runaka icyo kibazo gishobora kuba cyakemuka? Ese birashoboka ko cyakemuka burundu kikarangira cyangwa gishobora kuba cyakemuka ku kigero runaka? Wabishyiraho umucyo kugira ngo n'umuntu waba ugize amahirwe yo kumva iki kiganiro, hari ibintu byamuteye agahinda byamubabaje ku gikorwa kijyanye n'amabanga y'urugo, kugira ngo abone ni chance yo kumenya andi makuru mashyashya. Yego, ibi ni ibintu dukunda kuvugaho cyane, nk'uko twahoze tuvuga ku kutaganira k'umugore n'umugabo. Ibi ngibi ni ibintu biza kugeraho bikabyara nyine gusenyuka k'urugo kubera ko hari ibitaganirwaho. Abagore bakunda kugira amasoni cyane, akavuga ati sibo nimbimubwira nimuvugisha nkamubwira ko hari bitameze neza arabifata gute, aravuga ko muca inyuma, ariko ntabwo ari byo. N'abagabo nabo akavuga ati sibo nimubwira ko hari bitameze neza kuri we arabifata gute, ntabwo ari byo. Iki gikorwa kigomba kuganirwaho kugira ngo ibitagenda neza bigende neza. Harabaza rero bambwira ati njyewe twafashe umwanzuro tujya kwivuza, dufata imiti, tujya hirya no hino, dufata imiti itandukanye ahantu henshi, ariko ikibazo cyanze gukira. Iyi ndwara ntabwo ari indwara, cyangwa se iki kibazo ntabwo ari indwara, ntabwo ari kanseri, ntabwo ari sida, ntabwo ari izi ndwara zigize zidakira. Ni ibintu bikira iyo wivuje neza, iyo wifashe neza. Ikibazo ni uko abantu batiyitaho, ntiyiteho, ntakurikirane ubuzima bwe, akumva niba ariye akaryama nta bundi burwayi afite, nta kibazo, ibindi ntabyiteho. Kandi uko agenda atabyitaho, abitesha agaciro cyangwa se atabiha umwanya, niko agenda yangirika. Iyo rero ubyitayeho ukavuga uti niba ari ikibazo kiri mu buriri, umugore wanjye ndamubabaza, yimyoza cyangwa se afite agahinda kubera izi mpamvu, umugabo wanjye bimeze gutya na gutya, mugafata umwanzuro, mukikurikirana, mukivuza, birakira neza cyane. Abaza hano rero bambwira ko bafashe imiti hirya no hino, banyweye imiti itandukanye, bageze aho babireka, bakavuga ati aho kugira ngo duhore tunywa imiti izatwangiza, reka tubireke tubyihorere, twakire, duhebere urwaje. Iyo rero umuntu ageze hano, ngira ngo wenda ubuhamya wagiye ubwumva bwinshi butandukanye, abo twagiye dukoresha ibiganiro bagiye bafata imiti, araza nkamuganiriza akamubwira nafashe imiti gutya na gutya na gutya, ariko byanze gukira. Rero yaje turamufasha. Iyo umugore akundiye akazana umugabo we turamufasha, ndetse n'umugore iyo afite icyo kibazo kijyanye n'imibonano mpuzabitsina bitagenda neza, yaba ku kuma kw'abagore cyangwa se kubura ubushake, turabafasha bigakira kandi bikagenda neza. Rero nta mpamvu yo kumva ko wafata umwanzuro mubi, nta mpamvu yo kumva ko umugore wawe ari we kibazo cyangwa se umugabo ari we kibazo, ahubwo mu biganireho mufata umwanzuro. Ndabizi ko abantu benshi bavuga ati se wowe byawe turabyizera gute ko n'ibindi twafashe bitakunze. Ntabwo ndi hano kugira ngo mbiyemeze, oya, ahubwo ibikorwa nibyo byivugira. Iyo umuntu afashe umuti akagenda akawukoresha, akagenda akawunywa neza, agaruka atanga ubuhamya, ahamagara ngo ati warakoze. Rero birakemuka cyane. Ubu rero abantu ntibakugane baze ubafashe muri icyo kibazo? Kugira none se hano urumva uri kubimbaza koko, abaza baraza ndetse bagenda babwira n'abandi. Mfite amashimwe menshi cyane, kuko umuntu wese mfashije aragenda akabwira undi, aravuga ati ibintu ntabwo nabyihererana. Rero kuza byo rwose ni uburenganzira bw'umuntu, ariko ni byiza aba yigirira neza. N'ubukenera ubuhamya uzabubona, bakize abarimo gutanga ubuhamya, birashoboka rwose. Ushobora kuba warabikoze, wenda biriya bintu byo kwikinisha nabyo nkunda kuvuga ko bigira ingaruka mbi cyane mu gutuma umuntu agira ikibazo cyo kurangiza vuba. Ushobora kuba warabikoze uri umwana uri mutoya, ariko nyuma ukaza kubona bibaye ikibazo, nkubwire ngo rero nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma biriya bintu bidakira, ngo wongere usubire kuri gahunda neza, ukore imibonano neza, ubikore neza kandi bigende neza, urakira. Rero abantu nibaza tubafashe, kuko turahari, nicyo tubereye kugira ngo dufashe abantu bafite ibibazo. Ngaho rero babwire nimero yawe yivugiye. Hanyuma ko wenda tubanza tubwire no ku bantu batari mu gihugu, bari hanze mu bihugu bitandukanye, tujya tubafasha ndetse cyane, kandi tunabashimira abafashe imiti bagakira, bagatanga ubuhamya, bakagenda batwohereza n'abandi bantu. Turabashimiye cyane. Abari iyo ngiyo rero tubohereza imiti bigakunda ndetse cyane, ukakugeraho neza. Igihugu icyo ari cyo cyose waba urimo turagufasha, umuti ukakugeraho. Hanyuma mu Rwanda dukorera mu mujyi wa Kigali,
hafi n'ahahoze gereza rwose iyo uhageze uraduhamagara tukakuyobora neza ukatugeraho. Hanyuma ku bari mu ntara kandi cyangwa se no muri Kigali ukenera umuti wenda utabasha kubona umwanya wo kuza turawukoherereza kuko birashoboka cyane ukakugeraho neza cyane kandi rwose ntugire ikibazo na gitoya. Hanyuma kandi ntabwo ari ibyo dukora gusa ku bagore bafite ibibazo byo wenda nubwo twibanze ku bagabo, abagore bafite ibibazo byo kubura ubushake bitagira amavangingo abo turabafasha bagakira kandi bakanezerwa mu buriri, n'abatarigeze bagera mu rubohero turabibakorera cyangwa se tukabohereza imiti cyangwa tukayibaha tukaberekera, ibyo byose bikagenda neza. Uvuze mu rubohero, hari nk'umuntu utamenya urubohero icyo ari cyo? Ni ibyo guca imyeyo. Urubohero ubwo tuba tuvuze guca imyeyo nyine ku bagore n'abakobwa batigeze babikora. Hari abajya bambaza ati se ko njyewe nakuze mfite imyaka n'iyi birakunda, uko wangana kose birashoboka. Hanyuma rero murakoze numva twavuga nomero 0783441825, Tigo ni 0722635235, iyo MTN iri no kuri WhatsApp. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha.